Barabohora TV. Yesu ashimwe bakunzi barabohora TV, twongeye kubasuhuza mugira amahoro. Uyu ni umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, ubuhamya, indirimbo n'amashimwe y'iby'Imana yadukoreye. Twagize rero umugisha dusurwa n'umukozi w'Imana wuzuye umwuka wera, ufite ubutumwa bwinshi Imana yamuhaye, ufite n'ijambo ry'Imana rizima. Twagira ngo tumusabe atwibwire, yibwira abamukurikiye. Murakoze. Amazina nitwa Ndagijimana Bwenge Karisite. Umusore, umupapa, sipoza ko hari abantu bakubonye ariko bwa mbere batakuzi, ivuge neza. Yego. Murakoze. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Urakoze cyane. Ni umupapa ufite umugisha w'abana 3, ni umudamu, Imana imuha umugisha. Nanjye muri kumva nitwa Mwarimu Betty. Yesu yangiriye neza, nkorera umurimo w'Imana mu itorero nkunda cyane kandi ndifata nk'itorero umubyeyi ADEPR. Rero nshimiye Imana cyane kubw'uyu mushyitsi. Reka tumusabe noneho atuganirize ijambo ry'Imana n'ubutumwa Imana yamuhaye kugeza ku bantu bamukurikiye, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Amerika, waba uri muri Canada, aho waba uri hose. Ubu butumwa bugufashe. Ndabizi ko mwamukunze, mwabonye ahantu Yesu yamukuye. Yesu abaha umugisha. Mwami Yesu, dusengeye umukozi wawe ugiye kuvuga ijambo ryawe, ndetse n'ibindi umwuka amubwira, n'ubuhamya bw'ibyo yamukoreye Imana. Yo Mana, wamukuye kure, wamugiriye neza, umukura mu bapfumu no mu bindi byamugoraga. Turamusengeye ngo umwambike imbaraga, kandi ubutumwa wamuhaye cyangwa umuhaye kubwira abantu bose ubushyigikire, kandi icyo twifuza ni uko imitima y'abakwizera yafashwa, abatarakizwa bagakizwa. Turagushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze. Reka dusome amagambo y'Imana ari mu Itangiriro ibice 28. Turahera ku murongo waho wa 15. Ngo dore ndi kumwe namwe, ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Twongere tujye muri Zaburi ibice 35. Turahera ku murongo waho wa mbere turagera ku murongo w'8. Reka naho tuhasome. Haravuga ngo Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya. Enda ingabo nini uhagurukire kuntabara, kandi ushingure icumu mu ntagara, wimire abangenza. Ubwire umutima wanjye uti ni gakiza kawe. Abashaka ubugingo bwawe bamware, bagire igisuzuguriro. Abajya inama yo kukugirira nabi basubizwe inyuma, baterwe ipfunwe, babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka abirukane. Inzira yabo iba umwijima n'ubunyerere, kandi marayika w'Uwiteka abagenze, kuko bantegeye ikigoyi ku bushya badafite impamvu, kandi badafite impamvu bateze ubugingo bwawe cyangwa se bwanjye ubushya, kurimbuka ku batungure. Ikigoyi yateze abe ari we gifata, ubwe akigwemo arimbuke. Amen. Turabanza dusobanureho kuri aya magambo. Ni ukuvuga ngo iyo wemereye Uwiteka akakurinda akabana nawe, asigara kuburana ku bantu bakurwanya. Abantu bagacukura imva, Imana igasiba imva. Bakohereza ibisazi, Imana ikabikumira. Ntayo mutwe w'amagambo uvuga ngo hirya y'imbaraga z'Imana nta zindi mbaraga zibayo. Aho ngaho nk'uko bwa mbere nabivuze, iyo usomye Bibiliya
igice cya mbere muri Luka umurongo waho wa 80 haravuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza igihe yerekaniweho Abayisirayeli. Ntabwo imbaraga Uwiteka tubwira ntabwo ari ukurya ugahaga, nta nubwo ari ukugenda ngo uzane ibirayi urunde mu nzu, nta nubwo ari ukugenda ngo uzane umuceri urunde mu nzu. Yesu nashimwe cyane. Ahubwo ni ukubana n'Imana ugasenga, imbaraga z'Uwiteka zikaza ku buzima bwawe. Iyi imbaraga z'Uwiteka zibana nawe, umuntu arakureba mugenda batabishaka. Nk'uko nabibabwiye mu buhamya, Imana yarambwiye ngo nzabwire itorero ryayo ngo umuntu ntabwo yangwa n'abakure, umuntu yangwa n'ababyeyi be, umuntu yangwa n'imiryango ye, umuntu yangwa n'abavandimwe, umuntu yangwa n'inshuti ze. Za nshuti b'abavandimwe b'ababyeyi, abo ngabo batwanga ari ukugira ngo metero imwe twazagabana cyangwa se ebyiri. Umwe akavuga ati mwishe nazahatwara hose, undi yakureba yabona umaze gutera imbere utarazamuka, yarangiza akavuga ati arankiranye. Inshuti yawe yakureba Imana iri kugenda ikuzamura mu ntera, atarankiranye noneho ejo ntabwo azaba mvugisha. Urugamba ugatangira kurwana urugamba wowe utazi, ariko Imana yo iruzi. Kuko nukuvuga ngo Mose navuze ngo biragoye kugira ngo uvugire Imana kandi hibereye. Imana yo dutangira kuvuga yo yahageze kare. Imana ihari. Nukuvuga ngo za nama zikorwa nijoro kugira ngo bakwice, kugira ngo banyice, kugira ngo bagusarishe, kugira ngo bohereze ihembe rigukureho, waba utwite bakagutegera kunda kugira ngo indi kwice. Aho ngaho izo nama zikorwa, Imana Data n'Umwana wayo n'Umwuka Wera baba bahicaye, bakaza ku buzima bwawe, bakaza bakakurwanira wowe intambara utabasha kurwana. Udushakwe ntabwo tubura kutugeraho, tutugeraho pe, ariko Imana ikakubwira ngo humura ndi kumwe nawe. Bikaza iti nabitesheje agaciro ukabibona. Wanyura ku muntu wabikoze yatanze amafaranga bakamubwira ati genda urasanga yapfuye, ukamunyura ukamubwira ngo waramutse, bikamurya. Ariko bikamurya wowe utazi yuko yakugiriye mu ishyamba, niko Abanyarwanda bavuga. Ikadukiza bya bindi byose, amahembe akaza igakuraho. Uba ufite amafaranga ariko nubwo udafite amahoro, ariko iyo wamenye Kristo aguha amahoro, ugasanga mu mutima uratuje cyane. Yesu nashimwe cyane. Nukuvuga ngo njye nari mfite amafaranga ntabwo yigeze akora, amafaranga nta mahoro yigeze ampa, ahubwo nta mahoro nari mfite. Ariko ubu ngubu aho namenye Imana Data n'Umwana wayo n'Umwuka Wera, usanga mfite amahoro. Usanga ndi mu nzira n'abandimo ngenda ngaseka nta muntu unsekeje, ahubwo ari Imana Data n'Umwana wayo n'Umwuka Wera. Niyo umaze kubana nabo usigara ukurura ubwiza bw'Imana, ukabukurura, wamara kubukurura ukuzura umunezero, ndetse umuntu akabatuye umuntu yasinze kandi atasinze ari umunezero w'Imana Data n'Umwana wayo n'Umwuka Wera bari kubana nawe ku buzima bwawe, uri gukurura ineza y'Imana. Umuntu akaguhiga agakora, ndetse hari n'igihe batanga amafaranga bakavuga ati turatanga amafaranga uriya muntu tumufungisha. Yesu nashimwe ku muntu uri kunyumva wese, amafaranga umuntu akayatanga, Imana iti bari bakoze imipolitike yo kugira ngo bagufunge, ariko gereza nyikonyitesheje agaciro. Imana ikakurengera muri byose. Waba ufite akazi, umuntu akakugira ishyari kubw'akazi, akavuga ati ndakora buri kimwe cyose hajyemo mwene wacu. Imana ikavuga iti bari bakugambaniye kugira ngo uve ku kazi hajye hundi, ariko nditamure kukubana nanjye ku buzima bwawe, ntaho uzajya njye ndi kumwe nawe. Imana ikakurinda ikakurengera. Anjewe ndi umusiramu, ntabwo nasengaga Imana ifite ibintu bitatu. Nasengaga Imana nimba yarumvaga ntiyakoraga, nimba yakoraga ntiyavugaga. Kuko mu myaka 34 namaze ndi mu idini ya Isilamu, nari ntarumva n'umunsi wa rimwe Imana ivuga ngo umva ukuntu Imana ivuze ndi mu musigiti. Ariko aho imaze kumera agakiza, aho maze kwemera yuko Imana Data n'Umwana wayo n'Umwuka Wera babana nanjye ku buzima bwanjye, maze kubemerera, natangiye kujya numva imvugo y'Imana.
natangiye kujya numva uburyohe buri mu gukurura ubwiza bw'Imana. Ubwo nari maze kureka abapfumu, ubwo nari maze kureka gusambana, ubwo ibintu byose nari maze kubireka, urwango maze gushyira hasi. Ibyo maze kubireka, abo nangaga Imana integetse kugira ngo ngende mbabwire ngo mbahaye imbabazi. Umuntu hari igihe aza mu rusengero akajya asenga, ariko Satani yaramufatiye ku kintu kimwe, ko umuntu akamugirira nabi, yajya amubona akahita agira yibuka ry'uwo muntu, ku mutima agahita hijima. Yajya gusenga Imana ikamubwira ngo banza wihane urwango. Rimwe na rimwe agatekereza ahantu urwango rwaturutse, nta handi hantu rwaturutse, ari hahandi yabonye wa muntu bagiranye ikibazo. Ni ukuvuga ngo niyo tujye tubanza turandure ibintu byatuma hagati y'Imana natwe hazamo urukuta. Iyo tumaze kurandura dusigara dusabana n'ubwiza bw'Imana. Bacukura imva Imana ikayisiba, bakohereza ibisazi Imana ikabikuraho, bakohereza ihembe Imana ikaritesha agaciro, bakohereza inkuba, Imana niyo nkuba nirurangiza irenza izindi nkuba ikayitesha agaciro. Ni ukuvuga ngo Satani akorera mu bantu nk'uko Imana ikorera mu bantu. Ni ukuvuga ngo nunyanga uzaba wanze Imana, kuko Imana nturayibona. Ayo usomye itangiriro bavuga ngo Imana bavuga ngo tureme umuntu tumureme mu ishusho yacu ase natwe. Ni ukuvuga ngo usa n'Imana nanjye sa n'Imana. Ni ukuvuga ngo numbona rero uzaba ubonye Imana, ninkubona nzaba mbonye Imana. Noneho rero Satani nawe yari umumarayika ukomeye, akorera mu bantu, ntabwo azakorera mu biti. Ni ukuvuga ngo Imana izanyura mu bantu na Satani azanyura mu bantu. Niyo mpamvu tuzagira abanzi, niyo mpamvu uzagira umwanzi, niyo mpamvu uzagira umwanzi. Burya guteza n'impanuka. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo Satani anyura mu bantu, yamara kunyuramo nkakureba uri muri igendera cyangwa se turaturanye, nkareba ukuntu uri mutera imbere, uri umuvandimwe wanjye, wenda hari metero nka 30 cyangwa se 40 z'ubutaka, kandi tuzazigabana. Noneho Satani azankoreramo, njyewe ngende njye kubapfumu, kuko bafite imbaraga mbi z'imyuka mibi bakoresha. Iyo udasenga Imana bakoherereza ibitega barohereza, ndetse hari n'abohereza inkuba, inkuba ikaza igakubita umuntu agapfa, bati yakubiswe n'inkuba. Umuntu akagusarisha niya myuka mibi. Noneho kuko nanjye mba nkorera Satani yanyuzemo, nzagenda njye kuri wa mupfumu, ntanga amafaranga akore bya bintu. Namara kubikora, n'ubu uri mu muhanda imodoka ikugonge, bagira ngo ni iyindi mpanuka, ariko ari jye nabikoze. Byaba byarakubayeho? Urakoze cyane. Ndi ikiremba byakozwe n'umwana w'umuntu, kugira ngo byumve neza. Nambaye ishuru jipe nayambitswe n'umwana w'umuntu. Navuze ngo ndi Kimisagara mu buhamya bwa mbere, bohereje inkuba, Imana iti nige nkuba ndi rurangiza nyikubitiye mu kirere. Byabaye kuko nari ndimo gusenga, Imana iyitesha agaciro. None se ibyo bintu byose uvuka mu muryango ukorana n'ibyo bintu by'abadayimoni by'imyuka mibi, cyangwa ni ibitero mu by'ukuri ibyo bintu by'inkuba n'ibyo bintu by'uburemba byaje bite? Uvuka muri uwo muryango, ufite karande ya za Nyabingi? Urakoze cyane. Mvuka muri karande. Data yashatse abagore benshi, yashatse 48. Tuvuka turi abana 37. Karande mvukamo batubwira ko bajya kuragura ibwami. Ni ukuvuga ngo rero urumva hari izindi karande, ntabwo ari kujya kuragura ibwami, abami bakibaho nta bindi bintu ufite. Izo nizo karande tuvukamo. Noneho muri kwa abana bamwe baje kwitahira barapfa, dusigara turi 12. Ni abasilamu, ntabwo twumvikana. Noneho imyemerere nari mfite kuko nanjye nariwe, Qur'an ivuga ko amajini ari birema by'Imana abana n'abantu. Noneho ni ukuvuga ngo rero kandi abapfumu nabo ni abantu. Ni ukuvuga ngo bakoresha tekinike nk'uko nabo bayikoresha. Kuvuga ngo hari umuntu ngiye kureba, ngiye gusura, ariko nta wundi muntu ari ku mupfumu, noneho bakagenda kandi kuko bafite izindi mbaraga bakazikoresha. Nuko biba bimeze. Umuntu akagenda akagusarisha, ntuzi ukuntu byagenze, ariko hari umuntu wagize gute,
wagiyeyo wowe utabizi. Ariko iyo wamaze kumenya agakiza rero, Imana Data n'umwana wayo n'umwuka wera ntabwo bagushobora. Yoyo Imana Data n'umwana wayo n'umwuka wera nibamenya, urumva, nibamenya, baragenda bakaba bicaye muri izo nama mu birimo bikorwa, bakaba bahari noneho bakabikora. Uwiteka yamaze kukugeraho kare, yanagutabaye, yanabitesheje agaciro. Reka dukomeze dusoma nyine ijambo ry'Imana. Noneho ku murongo waho wa 21 niho twari tugeze. Hakavuga ngo bazubaka amazu bayabemo, kandi bazatera inzabibu barye imbuto zazo. Ni ukuvuga ngo iyo wamaze kumenya Imana Data n'umwana wayo n'umwuka wera, bimwe twarimo dusobanura, ntabwo bagushobora. Inzu urayubaka ukayibamo, imyaka yawe ukayihinga muri ya sambu ukayirya babishaka batabishaka ukayirya. Impamvu yirya ni ukuri mu ijambo ryabaho. Imana Data n'umwana wayo n'umwuka wera baba bari kubana nawe. Noneho ku murongo waho wa 22 hakavuga ngo ntibazubaka amazu ngo abandi bayabemo, ntibazatera inzabibu ngo ziribwe n'abandi, kuko bazamara imyaka nk'ibiti kandi ari abatoni banjye. Bazashyira kera bishimira imirimo y'intoki zabo. Aho ngaho no kuba wabanye n'Imana. 23 hakavuga ngo ntibazaruhira ubusa, kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho bose. Ni ukuvuga ngo ibyo bakora byose umugisha w'Uwiteka uba uri kumwe natwe. Nta kintu n'iki na kimwe bashobora kudutwara, kuko Imana iba iri kumwe natwe. 24 hakavuga ngo maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara, kandi bakivuga nzumva. Yesu nashimwe cyane. Ahangaha ngo batarataka, maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara, bakivuga nzumva. Ahangaha ni bya bindi igihe uzabona bikugezeho, bikakugeraho, ariko Data twese yabitesheje agaciro, ukavuga uti Imana indengera, Uwiteka agahita kurengera, agahita yuruka akagutabara, kuko aba ari kubana nawe. Urakoze cyane. Aya magambo arakomeye muvandimwe, ariko Imana irakora, Imana ifite imbaraga, tuyihe cyubahiro. Imana irakomeye, Imana yagukuye kure, igukura muri za karande, igukura mu bapfumu, igukura mu barozi. Nayitangariye, ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kugukubita imiti ukamukurikira. Imana izaturinde iyo myuka mibi mu izina rya Yesu. Iyo miti ngo warayisigaga, inkumi nziza yose ikagukurikira. Uzi ko dukwiriye kuba mu mwuka? Ese ubundi umuntu uri mu mwuka iyo myuka yamufata? Urakoze cyane. Ngana ku musozo, iyo nk'ubu uzi ko abakristo bava ngo ndakijijwe, ariko hari ubari mu itorero adakijijwe neza, iyo myuka mibi iramufata, akaba ari n'umuhanuzi, ariko afite mbere hari akantu yashigaje ku mutima, wowe ukajya ubona ko akijijwe, ariko ya myuka mubi iyo ahuye n'umuntu uyifite iramufata. Kuko njye narayikoreshaga, ntabwo narogaga. Urabona ko uri umumama mwiza cyane, nta kibazo. Twarahuraga nkakureba nkumva yuko nuzuwemo n'abadayimoni, nkavuga nturangiye gusambana nawe, nkaza nkakubwira ntusa n'inyange, nge nkaba maze kugutongera, ukaza aho wari ugiye ukareka, ukaza tugasambana. Ibyo nza kubivaho, nsigara nyisiga, nkahura n'undi muntu nkamwereza ikiganza, akankurikira, akaza tugasambana. Iyo myuka mibi ibaho, ariko usenga Imana by'ukuri, iyo myuka ntago igufata, Imana irayikurinda. Karama. Kugira ngo n'abantu bagikoresha iyo miti bayireke, bamenye ko hari imiti iva muri Kristo Yesu itandukanye n'iyo ngiyo. Urakoze cyane. Abo nasambanye nabo ni benshi, ntabwo umubare nawe umenya. Ari abarwaye sida twarasambanye, ari abatarwaye sida nasambanye nabo. N'ubunge njya gusenga Imana rwose yo mu ijuru ikankoza isoni, ariko isoni zitarembe.
ikambwira iti mwana wanjye tihaguruka ngahaguruka, buriya sinakurengeye kurwara sida. Imana ntiwarandengeye, nkazamura amaboko ngahereza Imana icyubahiro. Ndi muzima ntabwo nigeze nandura. Yarandengeye cyane ntacyo nayishinze. Oya, nta miti nigeze mukunda. Nta miti nakoresheje. Cyakoze nyine nk'uko nabikubwiye, uwa mbere kuko mfite n'uwa kabiri. Uwa mbere nanjye nari namutwaye umugabo w'abandi, kuko muri kwa gusambana nyine nakoreshaga imiti, ndangije umugore mutwara umugabo w'abandi, ndamutwara. Ariko nkijijwe, ubwo Imana madamu mfite yampaga amakuru ye ndi muri gereza. Ntabwo tukibana, nagombaga gusubiza iby'abandi. Ni ukuvuga ngo uwo mfite tubana nawe, Imana yampaga amakuru ye ndi muri gereza. Nangaga abahanuzi kubi, nkanga umuntu uvuga ngo mvuga ukuntu Imana ivuze, ndetse nkabakubita nkabarya inzara. Irangije Imana ndi muri gereza irambwira ngo noneho umugore wawe naguteguriye umudamu wawe, umukozi wanjye ukubona nakunyujije mu butayu, nawe niko namubunyujijemo. Arankorera, aramvugira, ndamwishimira cyane. Ubwo rero niwe tubana, turakundana nta kibazo. Nk'uko nanjye amahane yarashize, ni ukuvuga ngo nta ibintu byo kurwana. Oya, ntarakizwa, urumva nararwanaga, urugomo rwari ruhari. Yesu arampindura. Icyubahiro ni icya Kristo wo mu ijuru ihoraho. Yangiriye neza cyane, ntacyo namushinze. Rurerure Bwenge yanyuzemo, wakumvamo imbaraga z'Imana. Ariko se Bwenge, mwamaranye igihe kingana iki mukundanye kugira ngo mubane? Imana yavuze cyangwa n'urukundo? Madamu ubu turi kumwe, uw'Imana yampaye, yatangiye kumpa amakuru ye ndi muri gereza, nari ntaramumenya. Batangiye kumujya bamumpanurira, bambwira uko ateye, njye ndi muri gereza, nawe ari hanze. Ubwo rero mbere yuko tubana twamaranye nk'umwaka, tubona kubana. Ariko nari mfite abandi nagombaga kubana nabo. Ku Gisenyi hari wari ufite amafaranga ahembwaga 400, ane Kigali hari uhembwaga 600, nawe yifitiye n'akazi ke, murumva kari karyoshye, nagombaga kubana nawe. Ariko Imana impitiramo uwo nguwo, iravuga iti niwibeshya ukagenda ukurikiye imitungo uzambona. Ubwo rero nemerera uwo nguwo. Kandi wowe wishakiraga imitungo nyine, Imana irakwangira. Urabyumva nyine, iyo ukisohoka muri gereza nta mafaranga, nta kintu ufite, n'ubukene n'iki, uba wumva ushaka icyambere ari amafaranga. Waba wari warafungiwe iki Bwenge? Nk'uko nabivuze mu buhamya, nafunzwe banshinza gutwika inzu, harimo abantu bagashya n'inzu igashya, inzu ihari n'abantu bahari, ariko ari biri mu mugambi w'Imana kugira ngo nkizwe, Imana impagakiza, kuko numvaga ntari kuri dini ya Isilamu. Waratwitse kugira ngo ufungwe, wumvaga ushaka ko bahiramo, cyangwa ni Satani kumwe yagushutse nyine? Wavuye kuri Imana, ikura kure bene data. Bakunzi barabohora ati namwe mubare mujyumvire, Imana ikagukura muri Isilamu, Imana imwe rukumbi itabyarwa, ikakubyaza ubutumwa bwiza, ukaba wuzuye ubuntu bw'Imana n'umwuka wera. Ndizera ko wabatijwe umwuka wera. Murakoze cyane. Ntegereje kuvuga indimi, ariko nkimara kwemerera Imana, nkimara kwemera agakiza, nkimara kwemera yuko Yesu ari umwana w'Imana, nabatijwe mu mbaraga z'umwuka wera. Nk'uko nabivuze kare, mpera saa 7 ngira saa 12, nirondora, nikomanga mu gatuza, mvuga ngo nige nizize, iyo nza kwemera simba naraje muri gereza. No kuvuga ngo rero nk'uko bashinzaga gutwika inzu, harimo abantu bagashya n'inzu igashya, inzu yari ihari n'abantu bahari, ntabwo nari nigeze nyitwika, sinari nanagiyeyo. Ahubwo byari mu mugambi w'Imana kugira ngo nkunde mbona agakiza. Aho urasubirira ngo ntiwayitwitse kandi irashya gute? Inzu ni mwiyerekwa cyangwa? Ndumva ibyo bintu usobanurira abantu neza. Urakoze cyane. Nk'uko nabikubwiye, byari mu mugambi w'Imana. Imana iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi.
ni ukuvuga ngo abantu banshinjije gutwika inzu harimo abantu bagashya n'inzu igashya, inzu ihari n'abantu bahari. Hari mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Kabarore, akagari ka Karenge, umudugudu wa Nyarubuye. ni ibintu byabayeho. Inzu yarahiye irakongoka, inzu irahari n'abantu barahari, ahubwo Imana yo yateje akagambane. Umuntu nk'uko yaza akakugambanira akagushinza ikintu kitabayeho cy'ibinyoma, byari ibinyoma. Bamaze kunshinza ibinyoma, ubuyobozi noneho iyo umuntu agushinjije bo barakubwira ngo kugira ngo tubikurikirane reka tubugiye muri pirizo, bakagushyira muri polisi, bagushyira muri polisi bakakumarana iminsi 3, bakaba bakujyanye Insinda, bakaguha igipapuro cy'iminsi 30 kiba kigufunze igihe bagikora iperereza. Nuko byagenze, ubwo mfungwa gutyo. Bamaze gusanga ari ibinyoma, niko kujya kuburana, urukiko rungira umwere, ndataha, ariko ntahabire mu mugambi w'Imana kugira ngo nyivugire. Mu by'ukuri warafunzwe ugera n'Insinda. Urakoze cyane. Insinda nagezeyo mara umwaka n'amezi 8 n'iminsi 20. Uriya wari meya wa Gasabo bamufunga badusanze muri gereza, gereza y'inaha Nyarugenge nshya. Abenshi babazanye Insinda, twari turi kumwe. Imana yankuye muri gereza. Ariko uriya wabwira iki nk'abantu bakiriyo? Icyo nabwira abantu bari muri gereza, gereza ntabwo ari nziza, ahubwo nuko umuntu yajya yirinda gukora icyaha, ahubwo akemerera Imana Data n'Umwana we n'Umwuka Wera. Kuko hari igihe usanga umuntu yagiyemo kubera kurwana, kubera kunywa za nzoga. Inzoga nubwo tuzinywa, nubwo abantu bazinywa bavuga ngo ziraryoshye, inzoga ntabwo ari nziza, zigukoresha ibyaha utakagombye gukora. Ni muri ubwo buryo usanga. Urakoze cyane. Ariko ntekereza ko Imana iba yemeye yuko ibyo bintu bibaho. Hanyuma se buriya hari ikintu nshaka ko usobanura neza. Mu by'ukuri ahantu bari muri gereza, urumva ko wowe barakubeshyeye, bishatse kuvuga ngo hari n'abandi bantu babeshyerwa, hakaba n'abandi bantu bafungwa kuko bakoze ibyaha, ariko buriya buzuye Umwuka Wera bakareka izo ngeso mbi, ntibakorohereza n'abayobozi ntibirirwe bafunga. Urumva gereza yarahiye, sibyo? Imaze gushya barabimura. Muri bari abantu mu by'ukuri nkawe wabayeyo, hariyo abarengana by'ukuri cyangwa se barakoze ibyaha ushingiye ku byo wabonye? Urakoze cyane. Hariya muri gereza haba harimo abantu barengana, harimo n'abakoze ibyaha, ariko iyo ufite abantu bagushinza, namaze gusanga abantu niyo utakoze icyaha ariko abantu bakagushinza, iyo uri kuburana barakubwira bati hari umushinza cyangwa ati hari icyo dupfa, uyu yaragushinjije, uyu yaragushinjije, uyu yaragushinjije. Iyo utasenze Imana rero biri muri wa mugambi w'Imana yuko gushaka, warangiza ukinangira ntiwemere gukizwa, urafungwa, barakukatira, urengana ugakatirwa. Ariko usenga Imana, iyo usenga Imana, Imana ikakubwira ngo nijye nateje akagambane kugira ngo nkunde nkubone, ukayemerera ugakizwa, Imana igukura muri gereza. Abandi barengana nabo cyangwa se bakoze ibyaha baba barimo, icyo nababwira, iyo bamaze gukizwa, Imana ibatangira kubaha amakuru y'urubanza rwabo. Niyo mpamvu bamwe ubona baguma bacyura nuko babemeye ibyaha, noneho bakasubira kuburana, bajya kuburana Imana ikabagabanyiriza, hakazaho n'imbabazi z'uko umuntu yemeye icyaha bagomba kugira gute kumurekura agataha. Ariko iyo utigeze wemera ukinangiwe na Satani, niyo mpamvu batajya bakurekura. No Satani aguma kubwira ati hanze aha barakubeshyeye, guma gutya, nawe ntugire gute, ntiwirekure ngo wibohore, ahubwo ukaguma uboshye umutima ukinangira, amategeko nayo agakurikiza ibyaha. Umwuka Wera rero nasanga abantu abemeza iby'ibyaha byabo kugira ngo bakizwe. Ikindi twabwira abadukurikiye, gukizwa ni ikintu kiruhura umutima, sibyo? Ukurikije uko wari uri imbere n'uko umeze ubu,
wivugiye ko uba uri mu mahoro, ari amen. bivuga ngo muri Yesu nubwo waba ufite ibibazo byinshi ariko uri muri Kristo Yesu, Yesu afite ukuntu agufasha ukumva unezerewe, sibyo? Imana iguha umugisha. Ndagira ngo usengere abantu badukurikiye, abatarakizwa, abafite ibyo bibazo, yewe n'abo barimo baroga nk'utwo duti nyine bakidukoresha, umwuka wera aganze ababohori. Reka ubasengera Imana iguha umugisha. Urakoze. Mbaze mite nkusobanuriraho kuri ako kantu warombajije ngo mbere ntarakizwa n'ubu nakijijwe, ese amahoro mfite bimeze gute? Ubaho nakijijwe nibwo mfite amahoro menshi mu mutima, ntaburara umuntu aba afite amahoro yo mu mutima. Wakwambara utakwambara uba ufite amahoro yo mu mutima. Ariko aho ngaho ku muntu ukijijwe, ni ukuvuga nk'uko nabivuze mbere, Imana idukaranga idupfundikiye kugira ngo abanyamahanga batatunyuzamo ijisho. Nanone ikongera ikadusetsa ibibazo bigihari kugira ngo ubone yuko ubana nayo. Ni ukuvuga ngo nimba ufite ibibazo, mfite ibibazo bitatu, ikuraho kimwe, bibiri bikaba bigihari, nkaba nkikomeje imbere y'Imana gusenga, ariko kimwe ikuyeho ngaseka, nkanezerwa, nkaza mu nzu y'Imana nkayishima. Noneho rero ni ukuvuga ngo ariko iyo ukijijwe uba ufite amahoro yo mu mutima. Ibibazo biraza bikagusiga n'ubundi uhagaze ukomeye nta kibazo, kuko ubana n'Imana. Reka dusenge Imana. Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana ifite imbaraga nyinshi. Data mwiza, ntama w'Imana, Imana Data n'Umwana wayo n'Umwuka wera, turabashimiye. Tubashimiye ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Ni ukuri n'undi uwo ari we wese urimo kucyumva cyangwa se unatwumvise, ni ukuri nawe yashima Imana, cyangwa se utaraza ngo yakire Yesu n'Umwami n'Umukiza mu bugingo bwe, yaza akamwakira kuko ari we utanga amahoro. Ni ukuri Imana Data n'Umwana wayo n'Umwuka wera, icyo dufashe mpiri ni imyuka mibi kuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka y'abazimu n'abadayimoni tuyifashe mpiri. Amarembo y'ikuzimu yafunguka, turatwika, turarimbura, turasenya mu izina rya Yesu. Dutwitse imbaraga z'umwijima aho ziva hose zikagera mu izina rya Yesu. Imana Data n'Umwana wayo n'Umwuka wera baba ari bo baganza ku buzima bwacu. Imana Data nidukorere uburinzi mu ngo, aho tuba, ku bavandimwe, ku miryango, ku nshuti, ndetse n'abandi aho ariho hose, kugira ngo Imana Data ikomeze ibarinde, nikomeze iturinde, kandi ikomeze iganze, kandi ikomeze iduhe amahoro n'umutekano muri iki gihugu. Umugisha w'Imana ukomeze kuturangwaho, ubwiza bw'Imana, ubudahangarwa bukomeze kutubaho. Bisabye neze kubikora gutyo mu izina rye turakoze. Amen. Amen. Kubifuza gukurikirana bino biganiro, waba ari ubwa mbere utarakora subscribe na share na like, wabikora kugira ngo ujye ukurikirana ijambo ry'Imana, ubuhamya n'indirimbo. Dushimiye cyane umushyitsi wacu, kandi tuzakubwira ugaruke uganiriza abantu. Kandi niba mwamukunze muri benshi, mujyaho muri komenti mutubwire niba ari n'icyo mwifuza ko yabaganirizaho, n'icyo mudasobanukiwe. Bwenge arahari ku bwa Kristo, kandi dushimiye Kristo, dushimiye nawe wemeye kumvira umwuka. Imana iguha umugisha. Amen. Arabohora TV.